Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Bakunzi bacu muraho. Twizere ko mumeze neza kandi ni nabyo tubifuriza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imitego 15 y'amafaranga ukwiye kwirinda niba uri mu myaka 30. Hagati y'imyaka 30 n'imyaka 40 ni igihe cy'ingenzi cyane ku muntu, kuko nibwo yubaka byinshi mu bijyanye n'imibereho y'igihe kizaza. Muri iyo myaka nibwo benshi bashinga ingo, nibwo bashyira imbaraga muri kariyeri zabo, ni nabwo benshi batangira kuzamura iterambere ryabo. Murumva si imyaka atari ingenzi cyane ku muntu, gusa biratangaje ko abenshi ari bwo bagwa mu mutego w'amafaranga, aricyo bita money trap. Umutego w'amafaranga ni iki? Ni ingaruka mbuhura nazo ziturutse ku gushaka amafaranga nabi cyangwa se kuyakoresha nabi. Ese hari uzi impamvu ituma abantu bafite imyaka hagati ya 30 na 40 ari bakunze kugwa mu mutego w'amafaranga? Impamvu ya mbere ni uko ari bwo baba batangiye gukorera amafaranga menshi. Iya kabiri ni uko abenshi baba batarasobanukirwa ibijyanye n'amafaranga. Abenshi baba bumva ko ari ukuyakorera, ukayarya cyangwa se ukayasesagura, ukwezi kwashira ugahembwa andi, bigakomeza gutyo. Impamvu ya gatatu ni uko bumva ko bafite igihe gihagije cyo gukorera amafaranga. Impamvu ya kane ni ugushaka kugaragaza ko ari abantu badasanzwe. Impamvu ya gatanu ni ugushaka gukira vuba. Ikindi ni uko inshingano ziba ziyongeye. Tudatinze rero, mureke turebere hamwe imitego 15 y'amafaranga ukwiye kwirinda niba uri mu myaka 30. Uwa mbere ni ukwifuza gukira vuba. Gutera imbere vuba ni byiza kandi ntawe utabyifuza. Gusa inzira zo kubigeraho inyinshi si nziza. Bijya kumera nko gushaka kwihuta mu muhanda urimo ambutayaje. Bisobanure ko uko byagenda kose bisaba ko ukora amakosa, kandi ingaruka zayo zishobora kuba zaba mbi. Niba ushaka iterambere rirambye, gerageza ugendere mu murongo mwiza, hato utazagwa muri money trap. Umutego wa kabiri w'amafaranga ni ukutagira igenamigambi n'intego bihamye. Iki kintu ni ingenzi cyane kuko gifasha kugira umurongo ugenderaho. Ikindi bikurinda gusesagura. Impamvu ni uko ibyo wateganyije kuzakoresha amafaranga yawe byose biba biri ku murongo, kuko ibitari muri bije wapanze biba bidafite priorite. Wasanga byihutirwa akaba ari bwo ubikorera igenamigambi. Iyo utabikoze utya rero, ushiduka amafaranga yawe yashiriye ku bintu bitari ingenzi, ukaba uguye mu mutego wo kutabasha gukora iby'ingenzi, bikaba bibaye ngombwa ko ufata ideni kubera ko washiriwe. Umutego wa gatatu w'amafaranga ni ukugura imodoka ihenze. Kugura imodoka ihenze biri mu buryo bubiri: hari kugura inshyigo ihenze cyane cyangwa se kugura ishaje iza gukonsoma amafaranga menshi. Ese uzi ko iyo uguze imodoka nshya itakaza nibura 20% by'agaciro kayo mu mwaka wa mbere, mu myaka 5 iba yaratakaje nibura 40%. Urugero, niba uguze imodoka nshya miliyoni 30, mu myaka 5 izaba ifite agaciro kari hagati ya miliyoni 15 na 18, nabwo warayifashe neza. Bisobanure ko buri mwaka iba yaratakaje miliyoni 3 by'agaciro, utabariyemo essence ndetse na maintenance. Niba uri umufonctionnaire ukaba udakora business, irinde kugura imodoka nshya kuko si asset ahubwo ni liability. Bisobanure ko kukungura iguhombya, kandi hari imodoka zakoze ziba ziri muri condition nziza zaguhendukira. Kubagura imodoka zishaje cyane nabo maintenance yazira bahombye cyane. Umutego wa gatatu w'amafaranga ukwiye kwirinda ni ukugura inzu ihenze cyane birenze ubushobozi bwawe. Inzu ihenze birenze ubushobozi bwawe ni inzu imeze ite? Ni inzu wubatse cyangwa se uguze, amafaranga ushoyemo, ndavuga amwe wizigamiye, akaba atarengeje 1/3 cy'amafaranga asabwa kugira ngo uyibone, noneho amenshi akaba ari inguzanyo yunguka wakuye muri banke. Hari utifuza kuva mu bukode? Ndakeka ntawe. Hari umuntu utifuza gutura ahantu heza se? N'abatuye heza baba bumva bahindura quartier bakajya muri quartier zigezweho kurusha iyo barimo. Gusa ibi byose biba bisaba ubushobozi buhagije, kandi abantu benshi baba bafite ubugereranyije cyangwa se ubuciriritse. Ibi bigatuma kugira ngo bakabye inzozi zo gutura ahantu heza, bafata inguzanyo ziremereye zishobora kuzabagora kuzishyura, cyangwa se zigafata igihe kinini kugira ngo bazishyure. Ikindi cyongera kuri ibyo ni uko inzu nziza ihenda, kuko ikenera gukorerwa isuku ihagije, ekipoma nziza kandi zigezweho, igakonsoma amazi menshi n'umuriro, security yayo, ukayishakira assurance zitandukanye, maintenance n'ibindi. Wakongeraho inyungu ku nguzanyo wafashe kugira ngo uyigure. Ibi byose iyo biteranyije, usanga ukodesha inzu idahenze ahendukirwa kukurusha. Mbere yo gutunga inzu yawe yo guturamo, ndavuga itari ya business, ni byiza gukora inyigo mbere, ukareba niba nyuma yo kuyigira nta kibazo bizaguteza. Umutego wa gatanu w'amafaranga ni ugufata ideni ribi no gukoresha nabi uburyo bwari bwo bwose bw'inguzanyo. Ideni ribi ni iki?
ni inguzanyo ufashe ugiye kwishora muri business utizeye cyangwa se itazaguha uburyo bwo kuyishyura. Ideni ribi rikaba inguzanyo ufashe mu rwego rwo kwishimisha cyangwa se ikaba inguzanyo ifite inyungu nini kandi izishyurwa vuba ishobora kugorana kuyishyura. Ahanini ideni ribi rikurikirana no guhomba ndetse no kwicuza, kuko iyo unaniwe kuryishyura inyungu z'ubukererwe ziba nini, bikajyana no guhomba imitungo wateze nk'ingwate. Ibi ngibi abafata amakredi muri banki babizi neza. Umutego wa gatandatu ni ugukoresha amafaranga menshi cyangwa se y'inguzanyo mu bukwe cyangwa se mariage. Burya buri muntu akora ubukwe agendeye ku bushobozi afite, ariko hari n'ababikabiriza bagakoresha amafaranga y'umurengera atari ngombwa. Hari n'abafata inguzanyo muri banki kugira ngo bakore ubukwe bw'igitangaza. Burya iyo ufashe inguzanyo y'ubukwe uba ufashe ideni ribi. Umutego wa 8 ni ugushinga urugo n'umuntu usesagura. Niba ushaka gutera imbere ni byiza guhitamo neza uwo muzabana, kuko burya agira uruhare runini mu iterambere ryawe ndetse n'iry'umuryango. Kuko urugo ni nka kampani muba mugomba kumanaginga, ikunguka cyangwa se igahomba. Iyo sesagura biba bigoye ko mwatera imbere. Umutego wa 9 ni ugutanga ubufasha burenze ubushobozi bwawe. Ibi ntibisobanura ko gutanga ubufasha ari bibi, ariko ni byiza ko ubikora ugendeye ku bushobozi bwawe. Abahanga bavuga ko bitakarengeje 10% by'amafaranga winjiza buri kwezi. Umutego wa 10 ni ukugenda mu kigare kibi. Ikigare kibi hari utakizi se? Niba abantu mugendana kenshi wita inshuti zawe, noneho ibyinshi mu bibahuza bikaba ari ibintu bibi. Hano twatanga nk'ingero: mushobora guhuzwa n'inzoga, uburaya, ibiyobyabwenge n'ibindi. Iyo utamenya ubwenge kare ngo uve mu kigare kibi, birangira kigukenesheje. Umutego wa 11 w'amafaranga ni ugukoresha amafaranga menshi mu myidagaduro. Kwidagadura ni byiza kandi ni ingenzi mu buzima, ariko ni byiza cyane kubikora ku mibare kandi mu rugero. Iyo ukabije bigira ingaruka kuri finance yawe. Abahanga bavuga ko byagatwaye hagati ya 5 n'10% by'amafaranga winjiza buri kwezi. Umutego wa 12 abantu bari mu myaka 30 bakunze kugwamo ni ugukoresha amafaranga batarabona. Ese bigenda gute kugira ngo ukoreshe amafaranga utarabona? Ibi bikunze kuba iyo washiriwe ukwezi kutararangira, noneho ugafata ideni mu buryo butandukanye kugira ngo ukemure ibibazo byawe, ukazaryishyura umushahara waje. Iki kintu iyo kimenyereje bigera igihe umushahara wawe ukaganzwa, noneho ugatangira urugendo rwo kubaho uhora muri crise. Deja ukaba waguye mu mutego w'amafaranga. Umutego wa 13 ni ukutizigamira no gukoresha nabi ubwizigame bwawe. Kutizigamira ni risk abantu benshi bafata, ahanini bishingiye ku mishahara mito cyangwa se kuba binjiza amafaranga make, baba binjiza menshi bakabiterwa no kubaho mu buzima buhenze. Ese uzi ko hatagendeye kuyo winjiza yaba make cyangwa se menshi, buryo utegetswe kuzigama hagati y'10 na 15% yayo winjiza? Umutego wa 14 ni ukudakora ishoramari cyangwa se kuinvestinga. Abantu bafite mu myaka 30 abenshi kubera ko bagwa mu mitego twavuze haruguru, bituma bagorwa no kuinvestinga kuko nta bwizigame buhagije baba bafite. Ese gukora ishoramari bimaze iki? Bituma ugira uburyo bwinshi bukwinjiriza, noneho bukaza bwunganira ubwo usanzwe ufite. Umuherwe w'umunyamerika witwa Warren Buffett yagiriye inama abashaka gutera imbere, ababwira ko niba ushaka gutera imbere atari byiza gushingira ku buryo bumwe bukwinjiriza. Umutego wa 15 ni ugukora ishoramari nabi cyangwa se rigakorwa mu bintu badafiteho ubumenyi buhagije. Ese wari uzi ko mbere yo gukora ishoramari ari itegeko kubanza wiga ibintu ugiye gushoramo? Impamvu ni uko mu ishoramari habamo ibyago byinshi byo guhomba. Iyo uzi ubwenge rero uha agaciro imvune wagize usevinga, ukabanza wiga neza ibintu ugiye gushoramo, wabijyamo ukaba uzi neza aho uzungukira n'aho ushobora guhombera. Ese uzi ko abakora ishoramari neza batageze ku 10%? Impamvu ni uko abenshi bagwa muri uyu mutego wo gukora ishoramari nabi. Ese wowe ukurikiye iki kiganiro hari icyo kikunguye? Niba gihari wakidusangiza muri comment hasi. Niba kandi hari uwo cyafasha, kora share nawe kimugereho. Ese wadufasha ugakora like? Niba uri mushya kora na subscribe ukande no kukazogera kugira ngo video zacu zijye zikugeraho mu bambere. Ese uzi ko dufite n'izindi video nziza nk'iyi turi kugutegurira? N'izi video twashyize kuri end screen zakuryohera, nazo ushatse wazikurikira. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibarinde naho ubutaha.